muri iyi minsi reka wenda se nukomoza ku kantu gato nakunze kwitegereza nk'abantu turi muri diaspora kugira gutya nk'umuntu akaza akakwereka yuko agukunze cyangwa muri kumwe ariko kubera ko abantu kenshi bajya bibeshya ko muri diaspora haba amadolari menshi babarire biseke ugasanga araje turi inshuti yanjye ndagukunda ati nta n'umuntu nkunda nkawe kuko abatekereza avuga ati uriya muntu n'undi muntu wese igihe cyose uzabonera iyi video icyo nakugiraho inama wikubaka ku muntu runaka nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga Violette ushobora kuvuga uti kanaka koko ni umushumba wanjye ntabwo tubujije abantu kugira abashumba ntabwo tubujije abantu kugira ababyeyi bo mu mwuka nibyo ariko mbere ya byose ubaka ku Mana ntago igisubizo kizava ku muhanuzi uguhanurira erega twebwe turahanura ubundi tukagenda hari gusohora Imana Yesu ashimwe cyane turishimye cyane kuri uyu munsi wa none umunsi w'umugisha Imana yatwongereho umunsi wo kubaho twakiriye umuvugabutumwa wacu cyangwa se uwo dufatanyije umurimo w'Imana Violette tugwaye ikaze cyane kuri Denise Bihiga TV tugiye gutangira dusenga kugira ngo tukwakire wibwire n'abandi batakuzi bari kuri icano kuko tuzajya dukorana ibiganiro byo kuvuga Imana byo kungurana inama n'ibitekerezo ku rugendo nta muntu uruzi wenyine ahubwo n'Imana igenda idushoboza reka dusenge Imana kugira ngo dutangire Imana iguhe umugisha Mana yacu Mana yo kwizerwa Mana yo kwiringirwa turagushimiye turaguhaye amashimwe kandi turagushyize hejuru uri Imana ibereye guhimbazwa Mana turagushimiye kubera ko twongeye umunsi wo kubaho uhabwa icyubahiro twakiriye umushakazi wawe uwo wahamagaye turakwinyize kugira ngo ikiganiro kitubere cyiza kandi n'abaracyumva kibabere cy'umugisha n'umumaro Mana kigiraho kidukura naho kidushyira ubuntu bwawe n'imbabazi komeze kutubonekanaho umwuka yaradusobanurire cyane twe ntituzi kuvuga rwose ariko turabizi kuri kumwe natwe turashoboye ijambo ryo ravuga ngo muzagende mu mpamye i Yerusalemu no kugera ku mpera y'isi Mana turakwinyize kugira ngo ikiganiro kibe cy'umugisha buri wese atugireho umugisha natwe tugireho umugisha urakoze kuri kumwe natwe ukomeze kutuyobora muri byose tubisabye twizeye izina rya Yesu amen amen izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru rero uyu munsi turakwakiriye cyane rero kugira ngo wibwire abantu badukurikiye kugira ngo bumve umuntu dufatanyije uyu munsi wa none Imana ikumugisha murakoze cyane ndabashimiye kubw'ubutumire bwiza uyu munsi mu by'ukuri navuga ngo ni icyifuzo cyangwa se ni ikintu cyiza iyo abana b'Imana bashyize hamwe kandi niko ijambo ry'Imana ribivuga gukorera hamwe ni ikintu cy'ingenzi kandi ni ikintu gifite umumaro kandi mu by'ukuri n'itorero rikwiye kuba gukorera mu bumwe reka rero ntatinze mbibwire amazina yanjye ni Violette Uzamukunda Hirwa nkaba ndi umumama mfite abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2 mba mu gihugu cya Canada aho mu mujyi wa Montreal hamaze hafi imyaka 9 nkaba rero ndi umukristo ukunda Yesu kandi wifuza kumukorera kuko ari naryo tegeko cyangwa se ku muntu wese umaze kwizera Yesu amaze kumwakira nk'umukiza we n'umwami we kiba gikurikiyeho kwa guhagarara muri iyo misiyo yo gukorera Imana ndumva ari ibyo ngibyo ndi umunyarwandakazi mva mu Rwanda nubwo ndi mu gihugu cya Canada muri iyi minsi ariko ndi umunyarwandakazi nkunda Imana n'umuryango wanjye twese dukunda Imana kandi dukorera n'Imana mu buryo Imana idushobojemo Yesu abaha umugisha kandi aduhana umugisha twese hamwe amen Imana igumugisha cyane Violette turanezerewe cyane kuba tugiye gukorana uyu murimo Imana mwisobanurire kandi umwuka yarushaho kutuganza cyane nanjye amazina yanjye nitwa Denise Iradukunda Bihiga ndi umudamu ndubatse mfite umutware mfite umwana umwe w'umuhungu izina ry'Imana rishimwe kandi rishyirwe hejuru ndi umukozi w'Imana ndi umuvugabutumwa abamba mu gihugu cya Leta Zunze Ubumwe za Amerika muri leta ya Texas uyu munsi tukugirireho umugisha wowe urumva iri jambo mwene data Imana ihabwe icyubahiro cyane uyu munsi rero Violette cyatumye ngutumira nuko nzi yuko ukunda umurimo w'Imana kandi ushakashaka Imana umwete turi mu gihe abantu dusubiye inyuma nge ndumva twavuga ku rukundo cyane urukundo rw'abakristo urukundo rw'undi muntu wese ndumva aryo jambo muri minsi umwuka w'Imana ari kumbwira cyangwa se ari kunyongorera nicyo cyatumye nguhamagara nkavuga nti Violette dushobora gukorana tukavuga ku rukundo rw'iki gihe ndabizi ko wakuriye mu rusengero ndabizi ko wakuriye mu Mana ariko ndashaka kugira ngo dusesengure kuri iki kintu kivuga urukundo ese urukundo rwa kera mu bihe byatambutse mu myaka 20 ishize mu myaka 25 kuko nzi ko ari umukristo n'uyu munsi ubona bimeze bite urakoze cyane mu by'ukuri
urukundo, ukimbwira ko tuzaganira kuri iyi ngingo y'urukundo, hari ikibazo kimwe cyangwa se byinshi nabashije kwibaza. Nibaza niba mu by'ukuri abantu b'iki gihe dusobanukirwa neza urukundo ruvugwa muri Bibiliya icyo ari cyo. Ikintu cya mbere nabanza kwibutsa cyangwa se kwibukiranya na bene data abantu badukurikiye, ni uko mu by'ukuri urukundo ni itegeko ry'Imana. Urukundo wamaze kwakira Yesu ukamwemera nk'umwami n'umukiza wawe, nta mahitamo, riba ari itegeko. Ni ukuvuga ngo haba hariho kubahiriza itegeko ry'urukundo. Utari kudakunda rero ntabwo uba uhagaze mu mategeko y'Imana, kandi ijambo ry'Imana riduhamagarira kubaha amategeko. Niyo usomye mu byanditswe byera, ubwoko bw'Abisirayeli bwari bufite amategeko bwagomba gukurikiza, bwayateshagaho bwayibonaga ingaruka. N'uvuga ngo rero hariho kubahiriza amategeko. Iyo hatabaho kubahiriza amategeko, hari ingaruka zigendana no kutubahiriza amategeko. Mu by'ukuri ikintu cya mbere naje gutekereza nuko naje kwibuka neza ko ibyanditswe byera bitubwira neza ko urukundo ari itegeko ry'Imana. Sinzi niba naba ntizimbye mu magambo, wenda nagira imirongo imwe n'imwe nabasangiza yerekeranye n'uburyo ki urukundo rw'Imana ari itegeko. Hari aho ijambo ry'Imana ritubwira muri Yohana igice cya 13 ku murongo wa 34, haravuga ngo, reka tuhasome mu izina rya Yesu. Ndabaha itegeko rishya ngo mukundane nk'uko nabakunze, muba ariko namwe mukundana. Ibi nibyo bose bazabamenyeraho ko muri abigishwa banjye nimukundana. Aha ngo yari atanze itegeko rishya. Aha ni Yesu wabivugaga, ari abigishwa be ngo ndabaha itegeko rishya. Ariko iyo usesenguye neza mu byanditswe byera, Bibiliya itwereka neza ko itegeko ritari rishya, ko ryo itegeko ryari ryarahozeho, ni itegeko ryari ryaratanzwe. Iyo ubirebye neza muri Mubare w'igice cya 19 umurongo wa 18, ijambo ry'Imana avuga ngo ntugahore, ntukagire inzika bo mu bwoko bwawe, ahubwo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Ni ukuvuga ngo urukundo rero dukwiriye kurifata nk'itegeko Imana idutegeka, kandi nta yandi mahitamo dufite. Niba dushaka kuguma mu murongo w'Imana, ni uko dukwiye no kugendera mu mategeko y'Imana nk'uko yayandikishije. Turandaza kugenda tuganira. Imana iguha umugisha. Amen. Ndumva nsobanukiwe, kandi n'abadukurikiye ndizera ko baraza gusobanukirwa. Ni ukuri urukundo harimo kubabarira. Burya Viole, udafite urukundo ntushobora kubabarira umuntu. Urukundo harimo kwitanga. Ufite urukundo ushobora kureba uti Viole tarababaye reka mufashe, ariko birumvikana ko udafite urukundo ibyo udashobora kubikora. Ufite urukundo harimo kwihanganira abandi, kubera ko ni urukundo, wabanje kugira urukundo mbere ya byose. Niyo mpamvu muri iki gihe tugomba gusengera urukundo. Buri muntu uwo ari we wese, abo witwa umupagani cyangwa se udasenga, abo usenga, dukwiye gusengera urukundo, kuko turi mu gihe dukeneye urukundo. Turi mu isi ikeneye urukundo. Turi mu isi atari rwa rukundo rwo kuba nkunda umugabo wanjye, nkunda umwana wanjye gusa. Oya, abutegekwa kubakunda, ahubwo dutegekwa gukunda urukundo rutagira umupaka. Amen. Umugisha cyane. Ikiri nayo nakongera kukubaza, nuko muri iki gihe twebwe twitwa ko basenga cyangwa se tuvuga Imana kenshi, usanga twebwe tudafite urukundo, ahubwo gusumbya bitwa ko bataza mu nsengero. Ubibona gute? Ikibabaje mwene data nuko ijambo ry'Imana jyewe nkunda cyane, iyo nibanda cyane mu by'ijambo ry'Imana ritubwira, nuko ijambo ry'Imana ritubwira ko umuntu udakunda atazi Imana. Imana idufashe. Udakunda ntazi Imana. Uzi Imana akurikiza amategeko yayo nk'uko yandikishijwe. Kandi iyo umuntu afite urukundo, imirimo y'urukundo irigaragaza. Niyo yose umaze kuvuga. Iyo ukunda mwene so, hari ibyo ugomba kumukorera nka mwene so, cyangwa se iyo ukunda umuvandimwe wawe, ukunda inshuti yawe, hari ibintu bigaragaza urukundo. Abahanga ryo bavuga ngo hariho imvugo z'urukundo cyangwa se love languages cyangwa se le langage de l'amour. Ni kubivuga ngo ururimi rw'urukundo ni ibyo bintu bigaragarira mu myitwarire no mu bikorwa umuntu aba akwiriye gukora agirira mugenzi. Kuko urukundo iyo turuvuga ntabwo bivuga urukundo rwo kwikunda, ahubwo ni ikintu cyose ukora ukigiriye mwene so, kandi icyo kintu cyose iteka cyagombye kuba ari cyiza. Kuko ijambo ry'Imana tubwira ngo mukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Niba hari uko nifuza ko byangendekera kugira ngo mpagaze mu itegeko ry'Imana, nuko mba nkwiriye kuba nagukorera nk'ibyo nanjye nakwikorera.
niba mvuga ngo ibintu runaka nifuza ko aribyo byambaho, nifuza ko umuntu yamfata gutya, uko niko nanjye nkwiriye gufasha mwene data. Ibyo rero byose bigaragarira mu ijambo ry'Imana. Mu by'ukuri nta kiriho gishya, nta n'icyo duhimba, nuko ijambo ry'Imana rivuga ngo udakunda ntazi Imana. Hari ijambo ndi buze kuza kuvugaho, reka hari ijambo riri mu Bagalati 5:14 cyerekana yuko mu by'ukuri urukundo ariryo tegeko riruta ayandi yose. Iryo jambo ravuga ngo mu rukundo ngo niho amategeko yose asohorera. Muri iryo jambo rimwe rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Mbese wowe wikunda ute? Ese wikunda wishwe n'inzara? Wikunda wambaye ubusa? Wikunda wavuzwe nabi? Wikunda wasuzuguwe? Wikunda mu buhe buryo? Niba rero ibyo wanga ukumva bitakwiriye kukubaho, uko niko wari ukwiriye kubigirira bene data. Kandi uru rukundo Bibiliya itubwira dukwiriye gukunda ngo nk'uko Kristo yadukunze. Imana ishimwe. Ni ukuvuga ngo urugero rwiza dukwiriye kureberaho urukundo, dukwiriye kururebera kuri Kristo. Ni ukuvuga ngo urukundo rukwiriye umukozi w'Imana cyangwa se umwana w'Imana ni urukundo rwirenga, ni urukundo rushakira icyiza mwene se, ni urukundo rugira sacrifice cyangwa se rugira n'igitambo ushobora gutamba kugira ngo mwene so agubwe neza. Imana ishimwe. Wenda uko tuza kugenda tuganira, hari n'irindi jambo nandi buze kuza kusa n'uvugaho ryerekana ngo hariho kubahiriza iryo tegeko, ariko hariho no kuryica. Hari imirimo rero iza kugaragaza ni ryari umuntu aba yishe cyangwa se bateshutse kuri iryo tegeko ry'urukundo. Imana yacu dufashe kandi tugire neza, ariko twibuke neza twebwe kubizera ko gukunda nta yandi mahitamo dufite. Gukunda ni itegeko umwami wacu yaduhaye, nubwo yatubwira yavuga ngo mbahaye itegeko rishya. Ryari rishya kuri abo kuko bari baryumvise bwa mbere, ariko ryari byarahawe ubwoko bw'Abisirayeli nk'amategeko bagombaga gukurikiza. Hari amategeko 10 yahawe Mose ku musozi wa Sinayi, ariko Bibiliya yambwira neza yuko ayo yose ahurira mu rukundo. Imana ishimwe. Uramutse ukunda mwene se uri umugabo ntabwo wamusambanyiriza umugore. Bibiliya iravuga ngo umuntu ntagasambane. Uramutse ukunda mwene so ntabwo wamwica. Bibiliya iravuga ngo ntukice. Uramutse ukunda mwene so ntabwo wamwiba ngo umukeneshe, kandi Bibiliya iravuga ngo ntukibe. Bibiliya irambwira hari ariya mategeko 10 nk'uko Imana yayatanze. Uramutse ufite urukundo wayasohoza yose uko yakabaye. Niyo mpamvu ijambo ry'Imana rivuga rero ngo ayo mategeko yose uko angana, hari 10, Bibiliya yuzuye amategeko menshi cyane, n'ayandi yose, ayo yose asohorera mu ijambo rimwe rivuga ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Imana idufashe. Haleluya. Ni ukuri ndi gufashwa kandi ndizera ko n'abadukurikiye baraza gufashwa. Amen. Urukundo ntushobora kujya kwica undi muntu ngo umuvutse ubuzima kandi nawe ushaka kubaho. Ibyo ni ukuri. Ufite urukundo ntushobora kuza kunyiba kandi nawe uzi yuko nkwibye wababara. Ufite urukundo. Abantu b'iki gihe tubuze urukundo. Ni ukuri Imana idushoboze. Imbaye buri muntu wese yasengeraga ngo urukundo. Ufite urukundo Imana izaguha amafaranga kuko izi yuko hari abo uzafasha. Ufite urukundo Imana izaguha ubuzima kubera ko izi yuko hari abo uzagenda neza. Ariko utarufite ntabwo Imana izaguha ibyo kuvuga ngo ujye gukandamiza abandi. Burya hari ijambo ryavuze ngo musaba nabi ntimuhabwe kubera ko mwasabye nabi. Ese ni ukubera iki Yesu ashobora kuvuga iryo jambo? Burya ushobora kuvuga uti Imana nunkwera ubukwe abamvuze nabi abandwanyije buretse bazambona. Burya Imana ishobora no kutabikora kubera yuko yabonye yuko ugamije nko kwigira igitangaza, ugamije gukandamiza abandi, bigatuma hari icyo utabona kubera ko bavuye mu nshingano z'urukundo. Numpa imodoka bari abantu uretse bazambona, uzi ibyo nzabakora, nzajya mbimara ifite ndayambaca wowe n'umukungugu mwinshi. Burya wamaze kurenga ku itegeko ry'urukundo. Rero Imana idushoboza kugira urukundo kuko mu rukundo harimo byose twifuza. Mu rukundo harimo kugira amazu. Imana irabizi ko nubona udafite hararo ushobora kugucumbikira. Mu rukundo harimo kugira urugo kuko nugira urugo ukishima, hari n'abandi uzasengera nabo bakagira ute bakarugira. Ariko nubu utarufite uri mu mushiha sinzi kuzakora gusengera abandi. Imana irafite kugira urukundo mwene data. Ikindi ushobora kukubaza nanone Violette, nuko abitwa ko turi mu rusengero usanga tugirana ikintu cyitwa ishyari, akaba ari twe muzi wa mbere w'ikibazo. N'abapagani bari kuvuga bati aho gukizwa nka kanaka nabi. Uriya muntu ari umudiyakoni ariko akabaroga. Uriya mukobwa uzi ukuntu aririmba neza ariko arasambana. Uriya mukobwa yewe afite ijwi araririmba abantu bose bagahurura ariko uzi ishyari rye. Icyo kintu nacyo ndi kumva twakivugaho ku bantu twitwa ko turi mu rusengero ariko hakaba hariza
ariko inyuma y'imirimo dukora, ariko Denise, ariko Violette, ariko uriya mupasiteri. Icyo kintu nacyo ndashaka kugira ngo tukivugeho abadukurikiye baze gusobanukirwa. Hari ubundi muri kamere y'umwana w'umuntu, umuntu wese mu buzima bw'aba yumva yabo wa mbere, abantu bose akaba ariwe basingiza, abantu bose bakaba ariwe bashima, abantu bose bakaba ariwe bakuraho icyitegererezo. Umuntu wese bayumva bavuga bati Violette nkunda ukuntu abwiriza, nkunda ukuntu avuga ijambo ry'Imana iyo arivuze ndafashwa. Noneho icyo kintu gitera ikintu cy'ubwibone gituma ufata bene so nk'aho bo ibyo bakora bitari ku kigero gikwiriye, kuko wumva sinzi ukuntu abivuga, ni nk'aho wowe ushaka kwifata nk'umunzani wo gupimirwaho ibyiza abandi bakora. Noneho rero iyo ugize ingorane ukabona abandi bagerageza gukora neza, mu by'ukuri ni uwuhe mwuka uherekeje ibyo byose bitera no gusebanya kungana gutyo? Ni ishyari. Kandi ishyari ntabwo ishyari ari ryiza bene data, kuko urukundo rw'Imana ntirugira ishyari, ko tubisoma mu Bakorinto ba mbere igice cya 13 niho dusomamo ibintu bigendanye byose n'urukundo. Ni ukuvuga ngo niba ikintu kimbabaza ni kimwe ku bantu badukorera Imana, ni uko twataye intumbero cyangwa se objective, dusa nkaho dukora twikorera, ntabwo abantu dukora nk'abakorera Imana. Kuko niba twari dufite gukorera Imana, nari nkwiriye kunezezwa yuko Denise uyu munsi yahagurutse akaba ari gukorera Imana, Violette uyu munsi yahagurutse akaba ari gukorera Imana, twese tugakora nkaho turi gutahiriza umugozi umwe wo turi gutahiriza nta wundi, ni uwo kuzana imitima yazimiye tukayigarurira Yesu. Iyo mpamvu biteye agahinda iyo ndebye iby'iyi minsi, aho usanga ivugabutumwa ririho ntabwo mu by'ukuri ivugabutumwa nk'uko biri rivuga ubutumwa bwiza bukwiriye kubwirwa amahanga n'ubwo kwihana ibyaha. Ariko ikintu kibabaje giteye agahinda muri iki gihe ivugabutumwa ririho ni iryo gusebanya hagati y'abakozi b'Imana. Icyo kintu njyewe iyo nkibonye kirambabaza kandi kintera agahinda, kuko ntabwo abakwitwa abakozi b'Imana bari bakwiriye gukorera mu gusebanya, kuko iyo abakoze batyo mu by'ukuri baba binjiye mu mwuka mubi wa Satani. Ni ukuvuga ngo baba bazanye kwimura Imana mu mitima y'abantu, ugasanga abantu bakora nk'aho bishakira abayoboke babayoboka, aho kugira ngo bagarure imitima yahabye bayigarurire Yesu. Nta kindi rero ni iryo shyari n'ubwibone ntekereza bishobora kuba bitera abantu bamwe kubona abandi nk'aho badakwiriye. Noneho iyo bamaze kubifata gutyo kubera iryo shyari n'ubwibone, batangira kuvuga ivugabutumwa risebanya kugira ngo bangishe abandi, kugira ngo berekane ko ibyo abandi bakora ari amafuti. Mu by'ukuri twari dukwiriye kuvuga ubutumwa bumwe dufite Yesu yadusigiye, ni ukuvuga ubutumwa bwo kwihanisha abantu ibyaha, bwo kuzana abantu bazimye tukabagarura mu gakiza, aho kugira ngo dukore nk'abahangana cyangwa nk'abacuranwa abayoboke. Imana yacu dufashe kandi tugirire neza. Amen. Urakoze cyane, kandi icyo gitekerezo cyangwa se iryo jambo rirumvikana cyane. Mu bantu twitwa ko dukorera Imana harimo ishyari, kandi umugani nta kindi kibitera, ni umwuka w'ubwibone. Ari nge bavuga ko ndi umuhanuzi wa mbere, ari nge bavuga ko ari nge mudiyakoni mwiza, ni nge pasiteri. Umuntu ashaka nibyo koko mu bumuntu niko kamere y'umuntu aremwe, buri wese ashaka kuba heza pe, nta n'ubyanze. Imbaye twagiraga isaka ryo gukora ibyiza. Ijambo ry'Imana ravuga ngo nimukora ibyiza ngo mbese ntimuzashima. Imbaye twakoraga ibyiza ariko tubikora kugira ngo Imana iturebe, ariko tubikora kugira ngo Imana idushime. Ariko ikibazo kiri munsi wa none nuko turi kwireka kugira ngo abantu badusingize. Mwene data, abo bantu bari kugusingiza baragusingiza uyu munsi, ariko ejo ntabwo bazaguhemba ijoro. Ejo uzahemba ibihano. Baragusingiza uyu munsi, ibyo ukora byose bagusingizamo, ariko ejo urubanza ni urwawe wenyine. Mureke rero ukore umurimo waduhamagaye. Mu by'ukuri ibyo bintu nibyo, ugasanga nk'umuntu ni umukristo afite ubukwe, yamara kugira ubukwe ni umukobwa, ariko yabwira inshuti ati wari uzi n'ikindi sha Imana yantabaye, bize Imana igiye kunkorera ubukwe. Wa muntu yabibwiye burya ntago ajya kubibwira wahanda, abibwira wo mu rusengero, abibwira inshuti, abibwira umuhanuzi bwa pasiteri, agahita ahamagara wa musore wari uzi n'ikindi. Ririya ni ishyano. Uriza mu maziki urumva ko ni ishyari, akumva yuko naramuka agiye hariya donc bitazamunezeza, kandi ugasanga buri wese buri afite ibintu yaremewe, hari umugisha wa buri wese. Bene data, mureke tuve mu bitagira umumaro, ibi ni biri kuturangaza, tukibagirwa ko dufite undi mwanzi ari we Satani, kandi ahora turwanya ku manywa na nijoro. Mureke dufokasinge ku kurwanya Satani, ariko dufite urukundo, turemye ubumwe, Imana izatugirira neza cyane, kandi Imana izatuvugisha. Rero ikindi numvaga dushobora kuvugaho nuko dushobora kuvuga ngo mbese uyu munsi wa none ugereranyije n'urukundo rwa mbere twagiraga,
abitwa ko turabo mu nzu y'Imana, bigatuma n'abandi bantu bavuga turiya muntu n'umurokore disi, uriya muntu arafasha, uzi ukuntu uriya muntu ari umuntu mwiza. Ubona uyu munsi wa none ese n'isi iri kugenda ihinduka, ifite tekinoloji ihambaye, niki kiri gutera abantu guhinduka bakareka inshingano za kera nk'uko twari twarahamagaye? Denise, reka ngusomere amagambo amwe. Jewe nkunda kwifashisha Bibiliya kuko ibisubizo by'ibibazo byose igihe mbisanga muri Bibiliya. Kuri n'ijambo ritavangiye. Muri Timoteyo wa 2 igice cya 3. Bibiliya itubwiramo ibyo minsi y'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Ibintu byose tureba muri iyi minsi, niyo usomye muri Matayo igice cya 24 aho batubwira iby'iminsi y'imperuka, hari ibintu bigomba kugaragaza ko tugeze mu minsi y'imperuka. Muri bimwe bigomba kugaragaza ko tugeze mu minsi y'imperuka, nuko n'urukundo rw'abantu benshi rugomba gukonja. Ahari urukundo rugashira, ahari mu by'ukuri ugasanga abantu basigaye bagenda bishishanya. Reka amagambo mbabaranga usomere gakeya, ntabwo ndi buze kuyatindamo cyane. Ni igihe Paulo yandikiraga Timoteyo, aramwandikira aramubwira ngo umenye neza yuko mu minsi y'imperuka hazaza ibihe birushya, kuko abantu bazaba bikunda, bakunda impiya, birarira, bibona, bya bindi byose uri kumbaza byose uraza kubisangamo hano, batukana, batumvira ababyeyi babo, indashima, batarabera, badakunda n'ababo, batuzura, babeshyerana, rimwe na rimwe kuvuga, batirinda, bagira urugomo, bakunda ibyiza, bagambana, ibyigenge, bikakaza, bakunda ibibanezeza aho gukunda Imana. Bene abo bantu ngo babikora bafite ishusho yo kwera, ariko ngo bagahakana imbaraga zabo. Abameze batyo ujye ubatera umugongo. Ibi byose turi kuvuga rero ni ibiranga, ni ibintu byeze biriho. Mu byo twagiye tuvuga byose ushobora kuvuga kudakundana, ishyari, kwirarira, kwibona, kumva ushaka kwigarurira abantu, ariko ibyo byose ni ibigaragaza iki? Ni ibigaragaza iminsi y'ubuhenebere yo mu minsi y'imperuka. Kuko byanze bikunze bigomba kubaho. Yesu Kristo avugana n'abigishwa be muri Matayo 24 navuze ngo nimujya mubona ibyo bintu byose bibaye ntimugakuka umutima, kuko byanze bikunze turi mu minsi y'imperuka, kandi bigomba kuba nk'uko ijambo ry'Imana ribivuga. Uzarushaho kugenda ubona abantu badakundana, uzabasanga mu miryango, uzabasanga mu matorero, uzasanga abapasiteri badakundana, uzasanga ndetse n'abakozi b'Imana bahuriraga mu nzu y'Imana bameneshanya, bamwe bahunge birukanke, uzabona n'ibindi birenze ibyo ngibyo. Abantu mu nzu y'Imana basigaye bagambanirana, ibintu bitajyaga bibaho mu nzu y'Imana, abantu umuntu asigaye aca inyuma y'undi rwose akamutesha agaciro. Ni ibintu byinshi ugenda ubona mu nzu y'Imana. Ibyo byose rero nta kindi nagusubiza kuri icyo kibazo, si kubwira ko ni iby'ubuhenebere bwo mu minsi y'imperuka. Idore ikintu kimwe kijya kimbabaza muri ibyo byose, muri kwa kuntu hari abantu bitwa ko ari abakozi b'Imana bakorera Imana, kandi gusa ikintu kimwe kiriho, nk'uko nabikubwiye ngo mu kwica amategeko hari ingaruka zabyo. Ikintu kimbabaza ni uko ngo haba harimo kuyobya abana bato mu by'agakiza, mu byo kwizera, kuko batabizi. Ugasanga ndihamagariraho abayoboke, ugasanga ndimo ndagoreka ibintu by'Imana, ba bantu babizera bashya ntibamenye ukuri neza kuri mu ijambo ry'Imana. Ugasanga umuntu ntabwirwa ko agomba kwisengera, ahubwo ugasanga ndakura abantu nkabwira ngo nimuze nzabasengera, muzabona ibi, muzabona ibi, kugira ngo aho kugira ngo mbagarurire Yesu. None ibyo nibyo bitera ya mashyari, nibyo bitera za nzangano. Ariko ibyo byose rero Denise, ntutangare, kuko bigomba kubaho byanze bikunze, kuko turi mu minsi y'imperuka. Ubuhenebere uzabura. Sigende ibi bintu giye nkunda gukurikira amachannels menshi yo mu Rwanda no hirya no hino, ariko hari ibintu ndeba nkavuga ntari ku Mwami Yesu. Ntabwo nari nzi ko ibintu byahanuye mu ijambo ry'Imana byari bikwiye gusohora muri iki kinyejana cyacu, ariko biteye ubwoba ko ibintu byose byahanuwe bigaragaza iminsi y'imperuka bidusohoyeho. Ariko bariya bayobya intore, bayobya abana bato, urabizi ko birivuga ngo bene uwo muntu uyobya umwana mutoya ngo icyaba cyiza ngo bamuhambira urusyo mu ijosi bakamujugunya mu muriro. Wumve rero bariya abana bato ahantu barenganira ni bya bindi umunyarwanda yavuze ngo aho inzovu ebyiri zirwaniye ngo ibyatsi nibyo bihababarira. Nuko ari abo bantu bita abakozi b'Imana, bitwa ko bazi Imana, baba barimo bari mu ihangana, bigatumya bayobya n'abana b'Imana. Gukonja k'urukundo, kwangana, gushwana n'ibindi byose, mu by'ukuri
nicyo kintu kimwe kimbabaza kurusha ibindi. Njyewe nyavuga ntiyaba n'abantu bashoboraga kwirwanira, ariko abana b'Imana bakiri batoya ntibahagwire, ntibayobywe inzira, bagombaga kumenya inzira y'agakiza, bagombaga kwakira Yesu umwami n'umukiza wabo. Ariko kubera za nzangano ziri hagati y'abitwa abakozi b'Imana, kwa kubura urukundo, kwa ryahangana, ya mashyari, bwa bwibone, ugasanga babandi babwirwa republike nk'uko ibi turi kuvuga hari abantu bazatwumva. Niyo mpamvu dukwiriye kwirinda ku byo tuvuga ngo kugira ngo twikizanye n'abatwumva. Dukwiriye kuvuga ukuri nk'uko kuri mu ijambo ry'Imana kugira ngo turonke agakiza, turonke umukiro nk'uko babivuga, ndetse n'abatwumva bumva amagambo tuvuga abahindukira agakiza. Imana idufashe. Kandi ijambo ry'Imana ni ukuravuga ngo nubwo wagira impano zingana gute, nubwo wavuga isi n'ijuru bikabomborana, nubwo wahamagara imvura ikagwa izuba ryakaga, nubwo wavusha izuba imvura yagwaga, ariko ngo udafite urukundo ntacyo umuntu yaba ari. Imana idufasha. Ni ukuvuga ngo urukundo ruruta byose. Iryo ni ijambo ry'Imana. Urukundo runini ruruta byose, rurenze ibintu byose ushobora kwibwira, rurenze ibintu byose ushobora kwibwira. Ntafite urukundo ibyo nakora byose ngo yewe ngo nubwo nakwitanga ngo ntwikwe, ni ukuvuga ngo mbitanze kugira ngo uvuze ikintu ngo bakavuga ngo Violette, ngo bakavuga ngo Denise, ngo bakavuga ngo runaka. Icyo kintu nta kindi wari uzi icyo bita orgueil cyangwa se ubwibone. Ni ukugira ngo abantu bagende hari n'ibikorwa abantu bakora kugira ngo tugaragare mu maso y'abandi yuko dukijijwe. Ubwo nabwo ni ubundi bwibone, nyamara imbere muri twebwe nta kuri kurimo. Ukabikora ngo nubwo nakwitanga ngo ntwikwe, ariko uzi kwitanga ugatwika, urumva icyo bishatse kuvuga. Ni ukuvuga ngo waba ugeze n'ahantu wisakiriza ukitanga, ariko kubw'icyubahiro cyawe bavuge ngo ngo Violette yaritanze n'ukuri aratwikwa, ariko inyuma y'uko gutwikwa ibyo nabyo ni ubusa. Imana idufashe. Amen. Ni ukuri Imana irushaho kutuganza kandi Imana irushaho kudusobanurira cyane, kuko muri iki gihe cya none iyaba byagakwiye kuba ku bantu wenda batazi n'Imana, usibye kutabibifuriza, twagakwiye gusenga. Ariko se abitwa ko bari intwari mu gusenga, ariko ijambo ry'Imana riravuga ngo ahageze naho intwarane, kuko intwari zo zamaze kunanirwa. Violette, ngewe uko mbizi twakuriye mu nzu y'Imana, ariko ureba ukavuga uti yo uriya mudiyakoni dufite abantu tureberaho urugero. Ntabwo twahamagawe n'abantu, twahamagawe na Yesu, ariko hari imico y'abantu yadukurura dufite tureberaho urugero. Hari umuntu dufite tureba tukavuga ngo mbese uriya muntu ashobora ingeso ze dushobora kuzikurikiza, byitwa ko ari mu itorero. Ibyo byo kuba tutagifite ingeso abantu bashobora kudukurikiraho cyangwa imyitwarire, ubibona gute? Icyo nabivugaho ni uko mu by'ukuri sinavuga ko abantu batagihari, kandi koko nk'uko bivuze, ikintu cyitwa urukundo cyari ikintu cyakururaga abantu mu nzu y'Imana. Twajyaga tubibona kera, waba ufite ikibazo wasanga mwene so, wasanga mugenzi wawe akavuga uti mfite ikibazo, mfite icyifuzo, ndakwinginze usengere. Mwene so yashoboraga kugusengera, mwene so yashaka kumubwira ukamubwira n'ikintu gikomeye rwose navuga cyari gikwiriye no kugukoza isoni, ariko noneho yanagusengera akakubikira ibanga. Muri iki gihe cya none aho tugeze, iryo banga ntarikiriho, ahubwo n'iyo umuntu agusengeye aragutaranga, kandi akagutaranga kugira ngo yumvikanishe yuko ari umuntu ukora ibintu by'indashyikirwa, ari umuntu w'igihangange, bikamera nk'aho ari kwikorera publicité. Nasengeye Denise, yaje arwaye umutwe ukomeye, ndamusengera. Uwo mwanya nkimara kumusengera Denise ahita akira. Nasengeye Violette, yari afite ideni rya miliyoni 5, nkimara kumusengera agiye kureba muri konti ya banki, asanga umuntu ashyizeho nta nubwo yashyizeho miliyoni 5 gusa, yari yashyizeho miliyoni 10. Ugasanga ibyo bintu ibintu abantu bagenda bakora, kuba wamaze kubigenza gutyo kubw'icyubahiro cyawe nta rukundo, ahubwo uri kubikora mu nyungu zawe. Ibyo rero uzabibona no muri iyi minsi. Reka wenda se nukomoza ku kantu gato nakunze kwitegereza nk'abantu turi muri diaspora, ugira gutya nk'umuntu akaza akakwereka yuko agukunze cyangwa muri kumwe, ariko kubera ko abantu kenshi bajya bibeshya ko muri diaspora haba amadolari menshi, babarire biseke, ugasanga araje turi inshuti yanjye ndagukunda, ati nta n'umuntu nkunda nkawe, kuko abatekereza avuga ati uriya muntu bizagenda gutya bizagenda gutya. Ugenda ubabona, uzababona. Urabona tugira minisiteri y'ivugabutumwa,
ugasanga umuntu avuga ati ndifuza ko uzaza kutubwira ubutumwa bwiza, umuntu ntaguhakanire kandi azi neza ko adafite umwanya, ariko kubera ko yishakira ikintu runaka, ni ukuvuga ngo akemera akaza akabikora nabi, ukabibona mu mwuka, ukabibona no mu mubiri, ukavuga uti ariko si ubu ngubu uyu muntu ibi bintu ari gukora arabikunze, ubu se njye wabikoreye mu by'ukuri ko ajya ambwira ko nkunda, yari akwiriye kumva ibi bintu bimeze sinzi ibintu bimeze nk'ubusigazwa, yagombye niba yari afite urukundo kubifatira umwanya akabiha agaciro. Usanga ari abantu kenshi ibintu bakora bishakira inyungu zabo, kandi urukundo rugamije inyungu ntabwo ruba rukiba ari urukundo, kuko urukundo Yesu yatubwiye ni urukundo rwitanga, ni urukundo rutirebaho, ni urukundo rwirenga, ugakunda mwene se utirebyeho, ahubwo ukareba mwene se ushaka kugirira neza. Imana itugire neza rero nk'uko uri kubivuga, urukundo rwarakonje, ariko nanone reka ntabwo rero namera nko mu gihe cya Eliya, umuhanuzi Eliya, igihe ngira ngo Ahabu yicaga abahanuzi, yaravuze ati ni jyewe muhanuzi jyenyine wasigaye abwira Imana, ati rwose, ati kandi n'ubugingo bwanjye barabugenza kugira ngo ariko ngo Imana yari yarisigarije abahanuzi 2,000, abandi 7,000 ngo batarigeze bapfukamira Bayali. Uko biri kose hariho ibyiringiro ko hari abantu bagifite urukundo rw'Imana nyakuri, urukundo rudafunguye, urukundo rwose nk'uko Bibiliya ijambo ry'Imana bitubwira, nubwo bwose nyine ubirebesheje amaso inyuma urukundo ahenshi nyine rwamaze gukonja, ariko nizera ntashidikanya yuko urukundo rugihari. Tuzahura n'abatubeshya kuko nta rukundo bafite, kuko bene ibyo bintu bigaragazwa n'uburyarya, indyarya zigusekera ikakuririmbira, yewe ikakuririmbira n'ibisigo n'ibihozo kugira ngo yigarurire umutima wawe, ariko si uburyarya mu by'ukuri ni urukundo. None se kuza afite target ngo ufiteho inyungu runaka ngo ushakaho, mu by'ukuri ni urukundo. Urukundo ni ukwirenga, ni ukwirenga ntiwirebeho icyo ukoze ukagikora, mu by'ukuri uvuga uti iki ngikoze ku bwa mwene data, kandi ijambo ry'Imana ngo mukundishe Uwiteka, ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Ni ukuvuga ngo iyo ukunda ugomba gukundisha ubwenge, ugomba gukundisha imbaraga, ugomba gukunda ugomba gukundisha ibyawe byose, rero kwirekura. Ubwo rero iyo uje wifatafata avuga uti ndaza gutera Siasa Denise, nimubwira azanyohereza amadolari 50, Violette nzanyura hano bizagenda gute, ntabwo turi gucyurira abantu, gusa ni ibintu duhura nabyo kandi dukunze kubona cyane rwose rimwe na rimwe, kuko abantu bajya banatekereza ko abantu bo muri diaspora tutanasenga, hari turi abapagani tuba dukeneye abantu batubwira kusoza no kudusengera, ariko nagira ngo basumva yuko muri diaspora harimo abantu b'Imana, harimo abantu basenga, harimo abantu bafata iminsi 40 bagasenga, harimo abantu bafata 7, hari abantu bafata 3 rwose bagasenga, kandi harimo n'abantu bavugana n'Imana. Niyo mpamvu rero ibyo byose turabibona mu mwuka, tukabyita tuti gusa natwe tukabasengera, bazi ko dusengerwa, ariko nawe hari igihe uri muri izo ushobora kubona ibintu ukavuga uti umva ndakubabariye, reka ngusengere nkwereke Imana kugira ngo yongere guhishurire Yesu, umenye ubwo buntu, umenye Yesu wongere umuhishurirwe rwose bushyashya. Ndumva rero mu by'ukuri ibyo byo tuzakomeza kubibona, ariko nemera yuko hakiri 7,000. Amen. Birahari n'ukoreye, nubwo tutazi exactement ahantu baherereye, ariko abantu bagifite urukundo nizera ko bashobora kuba bagihari. Amen. Ya nukuri Imana ishimwe kandi guumugisha cyane ku bw'amagambo meza. Nanjye nkunganiyeho gato, abantu b'iki gihe twitwa ko turi abakozi b'Imana, uri gusanga tubanye n'abantu kubera target, ariko burya ntago ariko byagakwiriye. Ngwaye nk'urugero rutoya, Violette, nigeze gusengera umuntu icyo gihe nari nkiba mu Rwanda, nigeze gusengera umuntu rwose kandi Imana imugirira neza, imukorera ibintu bikomeye byari bimugoye, kandi mu by'ukuri yari afite ubushobozi bwinshi navuga ngo ugereranyije, ariko arambwira ati Denise, je nta kindi naguha, ariko abantu nzaguhuza nabo bazakubera umugisha. Nukuri ntago nandi kumusengera kuko yagombaga kunyishyura, ahubwo ndari ndi kumusengera nk'akazi, ariko yambereye umugisha, yambereye umumaro, aragenda kuza n'abantu benshi batandukanye, abo bantu mbagiriraho umugisha. Bisa kuvuga ngo mwene data, hari umupasiteri ukunda kuvuga ngo nunyura ngo mu nzira niba ari uzahanyure witonze kuko ushobora kuzanyura ugaruka. Pastor Mutesi niko akunda kuvuga. Mwene data, uwo muntu uri gusuzugura cyangwa se uwo muntu utari kubonaho amafaranga uyu munsi wa none, ejo ashobora kuyagira akaguhesha umugisha, cyangwa se ejo ashobora kuguhuza n'undi muntu kubera umugisha.
rero nta nubwo dusengera abantu, nta nubwo dukora ibintu kugira ngo baduhembe. Dufite umuntu watwangaje muri aka kazi ari we Kristo, kandi arabizi ko dukeneye kwishyura amazu, arabizi ko dukeneye amamodoka meza, arabizi ko dukeneye kwigisha abana, arabizi. Ahubwo iteka ryose nusengera abantu cyangwa se nukora umurimo w'Imana ufite target ku bantu, uzahomba, uzanago, kubera ko ntago ari bo bakwangaje. Byore iyo wagiye gutonda muri company gukora, iteka ryose barakwishyura uko ari bo bagize bate, baguhamagaye, amazi muhura, bya bintu ushobora kubukora ntago ari byo biguhemba, ahubwo waguhamagaye mu kazi ko wateye preza, arakwishyura. Ikibazo cy'uyu munsi wa none uri gusengera ahantu abantu wabamaze kuvuga uti azageza n'icya 10 amadolari 100-200 utayabona ukabura kumva ngo urusengero rwafunze. Kuko abantu bashwanye rufunga, kuko hari ibintu abantu bari bakeneye batabonye, za mbaraga ziracika. Ariko iyo uri mu muhamagaro wawe, byo twagiye duhura n'ibiturwanya n'ibitunaniza, ariko kubera umuhamagaro tugakomeza. Bishatse kuvuga ngo iteka nuhaguruka ugakora ikintu udafite urukundo rwa muri Kristo Yesu, utarahamagawe, uri gutagetinga ngo kanaka naya nibi ntubibone, uzagwa. Ariyo mpamvu by'abakozi b'Imana umunsi wa none ugasanga turi kugenda dushwanashwana. Niba ufite ministeri uyobora, nanjye mfite ministeri nyobora, uyu munsi twagakwiye kuba hamwe tukavuga ngo turi urukundo rw'Imana, dufatanye. Abo muri Canada tubabwirize bakizwe, tuzaze Montreal tubwirize abantu bakizwe, uzaze Dallas tubwirize abantu bakizwe. Ariko uyu munsi ntabwo umuntu abishaka ati oya Violette atazantwara abantu, atazaza kunsenyera ministeri, Denise atazayisenya. Niba turi gusenga Imana imwe, ariko bigaragara ko abantu bafite umwuka wo kwikunda, kandi itorero ry'Imana basa nk'abari kuryikubira ngo barigira ababyo. Ubibona gute? Icyo ndumva nari nakivuzeho, nicyo giteye agahinda. Cyo giteye agahinda kubera ko nk'uko twabivuze, abantu bari guhaguruka bitwikiriye undi mwambaro wo gukorera Imana, ariko hirya y'uwo mwambaro hari ikindi kintu kihihishe. Usanga hari abantu benshi bambaye umwambaro usa nkaho umwere twubwirije ijambo ry'abavuga ngo undercover, no kuvuga ngo ni nk'umuntu wiyambitse umwambaro utari uwo ari we. Aba yambaye igisivire, ariko ndi umusirikare mfite formation y'igisirikare, nkaba ndi umusirikare ndi mu ngabo z'igihugu runaka rwose bizwa, ariko nkitwara nk'umusivire cyangwa se nkajya ahantu nk'umusivire kubera izindi nyungu runaka mbashaka. Ibyo rero nibyo ndi kuvuga mu kanya, biteye agahinda kubera yuko abantu benshi baje bari undercover y'umwambaro w'ubukozi bw'Imana, ariko bafite target, bafite izindi nyungu runaka. Ibyo rero uzagenda ubibwirwa n'iki? Kandi twifashisha urugero rw'abahanuzi, aho uzasanga abahanuzi bashaka guhanurira abakize gusa. Usanga arashaka guhanurira umunyamafaranga, arashaka guhanurira umuntu uri muri Amerika, arashaka guhanurira umuntu uri Burayi, arashaka guhanurira umuntu uri muri Australia. Ugasanga mu by'ukuri umuturage baturanye ku musozi yamuhamagara ati ko rwaje umwana, waza ukamfasha tugapfukama tukinginga Imana, akamubwira ati nta mwanya afite. Njyewe nigeze kugira ni kera nari nkiba mu Rwanda, maze kandi ntangiye kumara igihe mvuye mu Rwanda. Igihe kimwe nari mu Rwanda, noneho nigeze hari umuntu twe tuziranye, yari umukozi w'Imana usenga, yari n'umuhanuzi. Za kumuhamagara, noneho muhamagaye nari ndwaje umwana ndi CH, kandi ndavuga nti ndwaje umwana, narwaje umwana rwose, ndagira ngo umfashe gusenga Imana, n'ibinashoboka uhanyure uze dusengane mu cyumba, ndi mu cyumba cyagiye nyine tumurambike ibiganza dupfukame, rwose ufashe twinginga Imana. Yari umwana wa mbere, ari uruhinja, hamwe nyine urumva umubyeyi mushyashya, uba wumva utazi n'ibyo ari byo. Ubwo ndibuka icyo gihe kimwe tumuhamagaye, twasose gutya ngiye kubona arambwira ngo naravunitse, ngo naravunitse, ngo naguye mu mukoki ndavunika ukuguru kurakwenyuka. Deni wumva ukuntu Satani ari umugome. Narasohotse ko ngiye kubona mbona arimo arinjira mu modoka ya Benz. Barababaje ni Satani. Ariko Mana we, ubu se iri juru tujyamo rimeze umuntu ngo umva yarambwiye ngo naravunitse, narabaye ndavuga nti ariko Mana, naravuze se buryo wa muntu twajyaga tuvugana nuko ameze. Naratunguwe kuko nabonye indi shusho y'undi muntu. Kuva ubwo ngubwo ntabwo nongeye kuvugana, kumuhamagara mu byo gusenga. Navuze nti dore nabo tuzatuvugana ibintu bisanzwe, ariko ibyerekeranye no gusenga ndakubonye ntabwo bizakunda.
usanga ari ikibazo kiriho nyine gikomeye cyane, ni icy'abantu binjiye muri uyu murimo wo gukorera Imana ariko bambaye undi mwambaro, cyane cyane wo kwishakira icyubahiro n'indamu. Ibyo rero bituma abantu bayoba, bituma byashoye abantu, ntanatinya no kubivuga ko byashoye abantu mu kintu kimeze nko kuraguza, kubera ko babirehereza bagati nimuze tubaragurire, kuko ubuhanuzi buzanywe nako umuntu yatanze ugomba kubivuga byiza kandi sinzi ukuntu nibabyita ngo nikira ituro ry'umuhanuzi, sinzi uko babyita. Ese mu by'ukuri ni ukuvuga ngo ntaguhaye kashi ntabwo ubuhanuzi bwaza, ariko ko nguha kashi kugira ngo zimanure ubuhanuzi. Usanga rero noneho ikintu giteye agahinda, bayobeje abantu, kuko abantu bahindutse nk'abantu bajya kuraguza, abana nabo bahindutse nk'abapfumu, kubera biyambitse umwambaro imbere ni ibirura. Imana reka tubivuge ko biri imbere ni ibirura, ntabwo mu by'ukuri umurimo bari gukorera Imana, ahubwo Imana yabo ninda, niko ijambo ry'Imana ribivuga. Imana yabo bashyize imbere yabo ninda. Ntabwo natinya kuvuga ibintu ndeba rimwe na rimwe abantu bavuga publicoma, amahanga yose areba, ugakora kujya kuri chaîne YouTube ukavuga ibintu bizumvwa n'abantu bose, ahantu ujya ugatangira ugatondeka bezuwe zawe 1 2 3 ukavuga uti ndumva ashaka kohereza umwana wanjye muri Green Hills Academy, cyangwa ashaka kumwohereza muri Riviera n'ahandi, kandi ndagusengera rwose. akabanza akaniyamamaza. Urugero bari ibintu bya marketing, ukabanza ukiyamamaza ukavuga uti nasengeye umuntu bigenda gutya, nakoze ibi bigenda gutya. Imana imbabare, ntabwo mu by'ukuri turimo gusebya abakozi b'Imana, ariko icyo tugambiriye ni ukugira ngo abantu bave mu buhumyi, bamenye yuko Imana iri accessible. Imana umuntu wese ashobora kuyigereraho igihe cyose. Muri Yeremiya 29 iravuga ngo muzashaka mu mbone, nimushakana umwete, ngo nimusenga nzabasubiza. Amen. Nzabona n'abanshaka. Umuntu wese ushatse Imana nuyifatira akanya ukavuga ngo Mana ndagushaka, ntabwo izakwihisha, kandi nuyisenga izagusubiza, kuko niyo bwayo yabyivugiye, irabivuga ko izabikora, kandi ifite imigambi ihambaye yo ku buzima bwacu. Ni ukuri reka nkubwire n'abatwumva uyu munsi bamenye yuko nibashaka n'Imana umwete wose n'umutima wabo wose, Imana izabiyereka. Ariko nanone mbibutse yuko ntabwo bazagezwa ku Mana nuko batanze ibiguzi. Imana yacu idufashe. Nkunganiye gatoya kuri icyo kintu cy'uko abakozi b'Imana cyangwa se abitwa abahanuzi muri iki gihe cya none usanga ari nayo mpamvu turi kugenda dusuzugurwa. Nuko umuntu iteka ryose nimba nyine yaguhaye ayo mafaranga ye, igihe cyose nyine ugomba kumwitaba cyane. Ndetse kuvuga ngo bwa buhanuzi bwawe azanabusuzugura, kubera ko igihe cyose arakubona. Noneho rero niba muvuganye nta kindi uzavuga, ntabwo uzamubwira ngo urapfushije niba unabibonye, ntuzamubwira ngo uri umunyabyaha nimba unabibonye. Uzavuga utareruye imigisha, ngo y'amamodoka, ngo ayo mazu y'ibitabashwa, amamiliyoni y'abana ba ibintu bigenze neza. Ni byiza koko Imana itubwira iyo ugeze twifuriza ni byiza, ariko se iyi Imana idacyahayo ibaho ko tutarabere? Ntabwo bishoboka. Imana ivuga ibyiza, nta nubwo nangisha abantu ngo ntibakunde abahanuzi, kuko turabahanuzi dukorera Imana, ariko ntago aricyo cya mbere tugomba gushyira imbere ko tugomba kubwira abantu ko bagomba kureka ibyaha, kandi tugakomeza umusaraba wa Kristo, ariko kugira urukundo. Imana itugane. Ariyo mpamvu njye abantu benshi, hari nk'umuntu atangira aho ati Denise wowe warabuze, wowe ntuboneka, kubera iki? Ntago nshaka ko umuntu akumenyera ngo yumve ko ari agatenesi telefone aza gufungura ye nk'igihe ashakiye. Oya, ntago ari byo, ahubwo naze musenge, ariko mufatanyije kugira ngo mugire rwa rukundo rw'Imana. Rero muntu we muhanuzi wowe usenga, turi kwigisha ku rukundo rw'Imana, ariko dushaka kumenya icyatumye umunsi wa none abakozi Imana basuzugurwa. Nuko tutakiri mu nshingano nk'uko bigeze bikwiriye. Muhanuzi cyane cyane, kuko abantu benshi niwe bari kureba uyu munsi wa none. Turi mwese abantu bashaka kumenya ibizaba ejo. Ni byiza ko abantu babimenya, ariko ntabwo turi ubutenesi abantu badunda uko bishakiye. Umuntu numumenyereza ko kuguha amafaranga ariko kumuhanurira, ntiwumve ko ushobora kumusengera cyangwa umuhanurira ataguhaye, azakumenyera. Kandi nabwo abahanuzi bwawe bushobora kudasohora. Kubera iki? Hari igihe ushobora kuvuga mu gihe Imana itavuze, kubera indamu ukeneye ku muntu. Ibyo byose rero narenzaho yuko tugaruke muri teme yacu, tutazenda no kuyivamo cyane. Nk'uko twavugaga ku rukundo, wowe muhanuzi, ubundi niba wabonye abantu bakujeho bakubonye nk'umuhanuzi,
ni ukuvuga ngo hari icyo wagombye kumva ko wari urushije uriya muntu waje agusanga. Icyo wari umurushije rero ni uko wagombye kuba umurusha kumenya no gusobanukirwa amahame yo mu ijambo ry'Imana. Noneho no muri kwa kumuhanura no kumuyobora mu nzira wari ukwiriye kubikorana urukundo. Urwo rukundo rero nta kundi uzarugaragaza nuko uzamuyobora mu nzira nyayo hatarimo kumuyobya. Uvuga uti uyu muntu umenye ko ubwo bugingo bw'uwo muntu ugiye kuyobya hariho nuko uzanabubazwa. Kandi wibuke muri ibyo yavuze ngo abakoranaga urukundo bazajya bamuhimbaza. Wari ukwiriye niba uhanura wari ukwiriye guhanurana urukundo. Niba wigisha ijambo ry'Imana wari ukwiriye kubikorana urukundo. Ijambo ry'Imana avuga muri Yakobo ngo nyamara nimusohoza amategeko y'umwami wacu nk'uko byanditswe ngo ukunde mugenzi wawe nk'uko wikunda. Amen. Neza. Ni ukuri Imana ihabwa icyubahiro cyane Violette, iryo jambo rirumvikana kandi Imana yo mu ijuru iguha umugisha cyane. Icyo twakwifuriza bomba Denise Bihiga TV nuko twagira urukundo aho uri hose, idini ubarizwamo ryose n'ukuri ugira urukundo. Nushaka ube wirirwa utajya no gusenga, gira urukundo. Imbaye ahantu hose turi twagira urukundo n'ukuri y'isi yacu yaba nziza yaba paradizo. Ntiwakwifuriza umuntu ikibi, ntiwamukuruta, ntiwamuroga, ntiwamwica, ntiwamwiba, ntabwo wakwifuza ko atatera imbere. Imana rero yo mu ijuru iguha umugisha. Tugana ku musozo w'iki kiganiro, Violette, niyihe nama wagira abantu bari kutwumva? Ni iki wabakangurira gukora muri iki gihe cya none? Uyu munsi umuntu ariho ariko mu kanya ashobora gupfa, dushobora kugenda, ariko se iherezo ryacu rizabirihe nimba tudafite urukundo? Ushobora kubaha impanuro nk'umukozi w'Imana uyu munsi Imana yatuzanye. Yewe ndabwira abantu babiri. Umuntu wa mbere mbanza kubwira ni umuntu witwa umuntu wese ukorera Imana. Umuntu ukorera Imana amenye ko afite inshingano ikomeye imbere y'Imana, kandi tujye tumenya yuko ibyo dukora hari umunsi tuzabibazwa. Imirimo y'umuntu wese izapimwa ku iherezo, kandi ijambo ry'Imana avuga ngo imirimo yose itarakorana urukundo yose ni impfabusa, izashya. Ariko hariho no kubona ishyano niba hariho kuyobya abana bato, kuko ngo bene uwo muntu ngo yagirwa n'uwamuhambira urusyo mu ijosi ngo akajugunywa mu nyanja yo kwibagirana. Nkaba mbwira bene data bitwa ko bamenye Imana, abakozi b'Imana, abashumba, abaririmbyi, abahanuzi, umuntu wese uhagaze mu mwanya cyangwa se mu nshingano yo gukorera Imana, namugira inama yo kongera kwiyinira, akisuzuma, akumva ko umurimo wose akora awukorana urukundo. Ni ukuvuga mu kuwukorana urukundo agomba kumva yuko abantu bamwumva abayobora mu nzira yo gukira, atarimo kubaruka, akiyinira, akamenya n'impamvu ki itera umuntu gukora ibyo akora uyu munsi. Ni iki kigusunika kwandikira Denise mu gitondo kuri WhatsApp? Ni iki kigusunika kuvuga ibyo uvuga? Ni iki kigusunika gukora ibyo ukora? Nusanga usunikwa n'inyungu zawe, umenye ko hanyuma y'ibyo ngibyo uzajyanwa mu rubanza, kandi ibyo ukora byose ntacyo uzageraho. Hari hakwiriye kwisubira ku bakozi b'Imana ku byo bakora kugira ngo bazabashe kwikizanya n'ababumva. Sinajya muri byinshi, narajya kuvuga n'amagambo y'Imana ajyanye n'ibyo, ariko nkabwira aba bantu navuga ngo bakiri bato mu kwizera cyangwa se bataranamenya n'Imana kandi bakeneye abantu babayobora ku Mana. Ni ukubabwira ngo ijambo ry'Imana riri muri Matayo 6:33 aravuga ngo mubanze mushake ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo, ibindi byose muzabyongererwa. Ikintu gituma biruka inyuma y'abantu ni uko hari ubukene runaka bafite, bwaba ubwo mu mutima, bwaba bifatika. Kandi Imana yiteguye guhaza ubukene bw'umuntu wese. Kuri ijambo ry'Imana rivuga ngo Imana ibumbuye igipfunsi cyayo kimwe ngo gihaza kwifuza ko biri mu isi byose. Ni ukuvuga ngo ibimera bibona imvura bikamererwa neza, inyoni zo mu gasozi zibona ibyo kurya, inzuki zibona uburabyo zigatara, natwe tukabona ubuki, kandi natwe nk'abantu tukagaburirwa. Iyi Imana yabumbuye igipfunsi cyayo. Ariko ikintu gikwiriye kubanza hirya y'ibyo byose ni ukubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka kwayo. Kandi nkongera nkababwirira ijambo, ubwo Yesu yari ku musaraba ngo umwenda wari ukingirije ahera batabutsemo kabiri. Bivuze ngo umuntu wese ashobora kugera ku Mana akayigira, akayibwira ibimubabaje n'ibimuruhije umutima. Kandi muri Yeremiya akavuga ngo muzanshaka mumbone nimunshakana umwete wanyu wose. Ndumva ari byo bintu nabwira aba bantu babiri. Ndabwira umuntu umukozi w'Imana akakwiriye kwitonda mu byo akora, kandi nkabwira n'uyu muto mu kwizera cyangwa se ugishakisha inzira yo gukira
cyangwa se ukiruka inyuma y'abitwa abakozi b'Imana ko akwiriye kubanza kwishakira Imana we ku giti cye, kandi akamenya ko iyo Mana itungisha ababi n'abeza nayo ibasha kumuha ibyo akeneye, kuko igusha imvura mu mirima ya Imana ntizaza kuvusha imvura hano ngo yigushe mu kwanjye honyine, ngo iyi mu muturanyi duturanye. Itanze amahoro mu gihugu agera ku bapagana akagera no ku bakiranutsi. Iyo imvura yaguye ku gasozi igwa mu rugo rw'umukiranutsi ikagwa no mu rugo rw'umunyabyaha, kuko Imana igihe cyo guhana kw'Imana ntikiraza, igihe cy'Imana kizaza. Niyo wabona ibyago uyu munsi bihije kubera impamvu runaka, ariko umenye yuko uyu munsi Imana iyo irambuye ikiganza kiramburira abantu bose. Wikwiruka inyuma y'umuntu rero, kuko inyuma y'umuntu nta kiza wahabona. Kandi irindi jambo rivuga ngo uwiringira umwana w'umuntu wese aravumwa. Niyo kandi uko kuvumwa umuntu akubona kiri hano mu isi bigaragarira he? Bigaragarira muri deception, bigaragarira mu gutungurwa, kuko ya masezerano wahawe n'umuntu ntuzigera uyabona asohora. Mu mwana w'umuntu nta gakiza kabonerwamo. Niyo mpamvu wowe unyumva uyu munsi turi hano kuri Bihiga TV, Denise Bihiga TV, wumve neza ko uyu munsi nta handi agakiza kabonerwa usibye muri Yesu Kristo. Wumve ukwiriye kubanza gushaka ubwami bw'Imana no gukiranuka, ibindi byose uzabyongererwa. Ijambo ry'Imana rikubwira ngo ukundishe Uwiteka umutima wawe wose n'ubwenge bwawe bwose n'imbaraga zawe zose. Nukunda Imana izakwiyereka, ko ijambo ry'Imana rirambwira ngo ukunda Imana niwe umenywa nayo. Imana irakuzi, izi ukunda kandi yiteguye kukugirira neza. Ariko nawe mukozi w'Imana wirinde utazishyirisha mu rubanza. Imana iduhana umugisha. Amen. Turi ku musozo w'ikiganiro cyacu, nanjye inama nagira abantu bakurikirana Denise Bihiga TV n'undi umuntu wese igihe cyose uzabonera iyi video, icyo nakugiraho inama, wikubaka ku muntu runaka. Nk'uko mugenzi wanjye amaze kubivuga Violette, ushobora kuvuga uti kanaka koko ni umushumba wanjye. Ntabwo tubujije abantu kugira abashumba, ntabwo tubujije abantu kugira ababyeyi bo mu mwuka, nibyo, ariko mbere ya byose ubaka ku Mana. Ntabwo igisubizo kizapfa ku muhanuzi uguhanurira. Erega twebwe turahanura ubundi tukagenda. Hari gusohora Imana yo kuza gusohoza amasezerano nawe nyir'ubwite mwayagiranye. Ariko mbere ya byose urumva ugomba kubanza kugira n'iki? Urukundo n'Imana y'icyo mu ijuru. Kandi menye ko kukugirira neza ntabwo bigomba gusaba guca mu buhanuzi gusa. Kukugirira neza ntibisaba kugira ngo habe hari uwatikiye wavuze mu ndimi nyinshi. Oya, umugambi w'Imana uri kuri wowe umuntu yaremye. Niba ugendera mu mategeko y'Imana, ntabwo ari ngombwa ngo ubukwe bwiza ngo ndabubonye. Umuntu natabubona ntabwo bivuze ko butazaba. Urugo rwiza, amazu meza, ntabwo bivuze ko utazabigira. Si ngombwa ko ibintu byose bica mu bantu rwose, si ngombwa. Imana izi ibyo yibwira izatugirira. Amen. Nimba turi mu mugambi w'Imana rero iteka ryose ukumva umuntu kumaza kuki utakeza gusenga, ngo naraguye, ese byakugendekeye bite, ngo yabarakore ngo nyanavuyemo, ngo barabantu bakora ibintu nka biriya. Nagira nkubwire ngo nukuri uzabazwa ibyawe, nabo barokora uvuga bazabazwa ibyabo. Ahubwo ubaka ku Mana, barabantu ntabwo bazakugisha. Imana iduhana umugisha kandi ugire agakiza gashyitse. Tugiye gusenga Imana nk'uko Imana yakuduhaye imbere cy'uyu munsi, turagukoresha kugira ngo usabire aba bantu imbaraga, natwe twisabira kugira ngo Imana ishoboze kugira urukundo, kugira kugendera mu nzira z'Imana tutagize inyungu na nkeya tureba. Imana igumugisha cyane. Reka dusenga Imana. Uwiteka Mana yacu, Mana nkuru, turagushimye kubw'umwanya mwiza wo kuganira ku magambo yawe. Amagambo yawe ni agakiza, amagambo yawe ni atuyobora inzira. Mana, twavuze ku ijambo ryitwa urukundo, tureba urukundo muri iki gihe cya none. Twaje gusobanukirwa neza yuko ibyo tubona ari ibiranga iminsi y'imperuka, kandi Mana bibabaje kandi biteye agahinda kubona abantu bagenda bava mu rukundo nk'uko warwandikishije. Turasenze rero kugira ngo Mwami Imana yacu wibutse abantu urukundo. Muririmbyi yarembye aravuga ngo nubona naniwe mu nzira ngo ujye unyibutsa urukundo. Rukundo nirwo rudutera kugukunda no kugukorera. Urukundo rwo dutera gusengera bene data. Rema urukundo rushya mu mitima y'abantu Mana. Rema urukundo rushya mu mitima y'abakubaha n'abagukunda. Rema urukundo rushya Mana mu mitima y'abagabo n'abagore bumvira ijambo. Rema urukundo rushya Mana mu bwoko bwawe. Mana, ndasabye kugira ngo iri jambo uriherekeshe imbaraga z'umwuka wera, rigira umumaro kandi rikiza imitima y'abantu, rihembura aho abantu bagize intege nke, rikangura abasinzire kandi ribyutsa abaguye. Sabiye umugisha umukozi wawe Mwami Denise, ndamusabiye kugira ngo ukomeze kumwagura,
ukomeze kumwagurira mwami kugukorera uyu murimo, ukomeze kuwushyigikira, ukomeze kuwutera umwami inkunga kugira ngo ubutumwa yamamaza bubashe kugera ku mitima isaraye. Urakoze, turagushimiye rero, ngo ukomeze kwishikira mu izina rya Yesu, amen, amen. Amena. Imana ibahe umugisha cyane kandi bagirire neza bene data mwakurikiye Denise Bihiga TV mugafata umwanya wanyu. Imana ibahe umugisha cyane. Hagati aho Violette nawe afite channel y'ijambo ry'Imana, channel anyuzaho ibiganiro byiza, anyuzaho amateraniro yo ku cyumweru. Urashobora kuyivuga kugira ngo abantu bazadukurikirana nabo bajye bajyaho bakore subscribe baguye inkunga, kuko ugira amagambo meza umwuka w'Imana agufashije. Ni karibu. Dukunda kugira amateraniro buri cyumweru kuva saa 10:15 zo mu Rwanda, biba ari saa 4:15 zinaha ngaha iyo turi mu gihe nk'iki ngiki cy'impeshyi. Iyo ari mu gihe cy'itumba cyangwa se muri Iveri bari saa 11:15 kuri ministry twitwa S Family Services Ministries. Ushobora kuyibona, tugira page ya Facebook, tukagira na YouTube, kandi tugira n'amateraniro live kuri Zoom. Ni karibu rero kubashobora gukurikira kuri Facebook cyangwa se kuri Zoom. Imana ibaha umugisha, kandi Denise rwose Imana iguha umugisha kuko dutumira kugira ngo dusangire amagambo y'Imana. Yesu akomeze kubagura. Nawe Imana iguha umugisha cyane kuba witabiriye ubutumire bwanjye. Imana iguha umugisha, turi mu murimo wa data kandi azaguhemba. Ntago byoroshye kumufite abana bane hano, biragoye, ntago biba byoroshye, ariko kuba witanze ukabona uyu mwanya w'umurimo, Imana yo mu ijuru iguha umugisha cyane. Rero turararikira abantu kugira ngo bajye basharinga aya mavideo. Turi mu gihe cyo kugira ngo tuvuge ubutumwa, ntago turi hano ku nyungu, turi kugira ngo tubwire abantu ijambo natwe kandi twibwira tutisize, kugira ngo umuntu wari ubuze urukundo, umuntu wari ufite abantu bakugwishije, wumvira ijambo umenye ko Imana ikunda gusumbya ibintu byose. Imana rero ibaha umugisha. Birete tuzongere duhure kongera kuvuga Imana kandi izarushaho kuduha imbaraga. Yesu aduha umugisha cyane. Murakoze cyane. Shalom.